tunyerukiye muri Murera twihuta iminota nka 15 ya Murera myiza ubundi twumve byinshi cyane kuri iyi Murera. Twagiye makuru tubahaye rutayizamu Munyaguinea Bissau, ariko Rigani hari ababibaza bati ninde wundi uza, ese abaza barasinya ryari, ese hari ingingo yishyuwe, ese bimeze gute, ese twajya mu gikombe cy'intwari Rayon Sport ihagaze gute? Wakomeza. Urakoze. Rayon Sport ikibazo cyari ingingo bagikemuye ku munsi w'ejo. Hari ingingo yarishyuwe miliyoni 9 n'igice baramubereyemo, barazimuhaye, bivuga ko ibihano bari bakiriho na FIFA ubwo bamaze gukora byo basabwa kugira ngo bakomorerwe. Ubwo FIFA igomba kubimenyeshwa na Ferwafa kuko niyo bakominika. Icyo hari ingingo ubwo yakoze no kwemera Ferwafa ko yishyuwe, Ferwafa nayo ikabikominika imenyesha ko icyo Rayon Sport yari ahaniwe cyo kutaregistaringa cyangwa kutandikisha abakinnyi kijyanye no kutishyura umutoza hari ingingo cyakemutse. Ubwo FIFA igakuraho ibyo bihano ngo bahise bakora muri ya mafaranga za miliyoni 80 bavanye muri ya Gala Night 7 wakarondesha ariko zikaba 80 bashatse wakarondisa amafaranga barayarondisa bahise bakoramo baramwishyura. Ntabwo byari bigoye cyane, miliyoni 9 nyine nta cyacitse, ntabwo ari menshi n'umundi bari kuyabona, ntabwo byari kwanga. Rero ibyo byatumye Rayon Sport iri gukora ibishoboka byose muri iki gitondo ngo irebe ko abakinnyi bayo bakwemererwa gukina iyi mikino nk'aba ba Asane bakozeho imyitozo. Ariko uyu rutayizamu harawe hageze mu ijoro ryakeye, birumvikana ko nawe barwana no kumwandikisha, ariko ntabwo byensiri yahita kino uyu munsi. Ibyo ntabwo bishoboka kubera ko ntabwo umuntu yagera mu ijoro uvuge ngo mukanya saa 12 arakina umupira, ntabwo byakunda. Ninde warangiye Rayon Sport? Abdoulaye Diallo. Rayon Sport ijya kugura uyu mukinnyi, twinjiye mu makuru afatika. Nako byihutemo kugira ngo tuze kubisozaho cyane. Turacyafite na Lorenzo. Rayon Sport Fahad Bayo yarabahenze cyane. Fahad Bayo yaragoranye, yagiye asaba amafaranga menshi y'umushahara, Rokritoma bakabona ari inyuza hirya no hino, bakamubwira ati twakatishe tigendege, kora ibishoboka byose ukagira Imana bibasuze tuganire mu Rwanda tubonane tunavugane turebana n'umuhaja wawe, wenda binanga ariko twabonanye. Yarabagoye pe, baravuga ati birero ntabwo bizashoboka, iminsi yagiye kandi dukeneye rutayizamu. Umugabo witwa Karenzi Alex ni umuhaja umwe mu bazwi mu Rwanda. Yarababwiye ati ariko hari rutahizamu mfite w'umuhanga, akaba akina mu ikipe yo muri Guinea Bissau yitwa Benfica de Guinea. Iyi Benfica yo muri Guinea yayitsinzemo ibitego 14 sezishize, aba top scorer wa shampiyona ya Guinea Bissau. Icyo ni icyambere wamenya, yabaye top scorer wasezishize mu shampiyona yabo. Uyu rutayizamu ni kapiteni wa under 20 ya Guinea Bissau, kuko afite n'imyaka 20 yuzuye ubu ngubu. Uyu rutayizamu akaba ari rutahizamu w'umuhanga Rayon Sport yizera ko azaza gufatanya na Fall Nganye bagakora ibintu bikomeye. Niyo mpamvu bahisemo ko asinya imyaka 2. Rayon Sport iramuha ibihumbi 20 by'amadolari nka frais de signature cyangwa se Rokritoma. Rayon Sport iramuhemba umushahara w'1,500 ku kwezi cy'amadolari. Mu yandi magambo, Rayon Sport amuguze miliyoni 28, ariko kumuhemba izajya imuhemba amafaranga 2,100,000 buri kwezi. Ni umukinnyi bizera badashidikanya ko azababera umukinnyi mwiza, kuko baravuga ngo dushobora no kumugira umukinnyi wazanagurishwa akaba yabyara amafaranga menshi bakurikije urwego ariho. Umukinnyi w'imyaka 20 muto gutyo
wakiniye ekipe nationale y'abato, wahamagaye muri ekipe senior, umukinnyi wabaye top scorer wa shampiyona nk'iya Guinea Bissau. Rayon Sport iramwizeye pe. Ni umukinnyi utaje muri test, oya aje gusinya, ni umukinnyi uje gusinya, ugomba gukina imikino yo kwishyura muri Rayon Sport. Rayon Sport uwo ni umukinnyi wa mbere wamaze kuhagera, ubwo hari n'undi wo muri Brazzaville, ubwo icyo twabanza twagishyira ku ruhande. Umukinnyi ukomoka muri Brazzaville ni umukinnyi ushobora gukina imyanya ibiri, ashobora gukina nka nimero 10, ubwo navuye kuri wa munyagine ya rutayizamu, we ni nimero 9. Bafite undi mukinnyi ukomoka muri Congo Brazzaville. Uyu munya Congo Brazzaville akaba amazina ye Ruvuyanga yitwa bene birakomeye cyane. Uyu muvandimwe akaba yitwa Eli Andizuno, afite imyaka 23, yakinnye muri AS Otoho, akaba ari ikipe nziza, imwe mu nziza muri Congo Brazzaville. Uyu mukinnyi akina imyanya ibiri, ashobora gukina nka nimero 10, ariko kandi ashobora gukina nk'umuwinga. Ni umugoshe, akinisha imoso. Robertinho niwe wifuje ko bagura umukinnyi ukina nka nimero 10, ntibagura nimero 6. Kasuko ahita avuga ngo sa nkumbaza ngo kubera iki. kubera iki rero kandi bari kugura abakinnyi urutayizamu no ku mpande na nimero 10. Urakoze cyane. Ubu Rayon Sport mu mikino ya returu, iki ndakibabwiye, dushobora no gutangira ku mukino wa Police, mugiye kubona umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye akina nka nimero 6. Rayon Sport igendeye kuri statistique, imibare ihari ifatika, basanze umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye ariwe watse imipira myinshi kurusha abakinnyi bose ba Rayon Sport bakinnye nka nimero 6. Murabizi ko Majaro yagiye agira ibi akavunika, murabizi neza ko Sefa atari ameze neza, Roger niwe wagiye ukinamo imikino myinshi, ariko muri rusange basanze Richard yaka imipira myinshi kurusha abo bose. Baravuga bati n'ubundi Richard asanzwe akina nka nimero 6 n'ubundi mu ikipe ya Muhazi, nta kibazo cyo kuba yakina nimero 6. Umutoza yaramuhaje atako se ufite ubushobozi bwo kuba wakina nka nimero 6 neza, aramubwira ati nko kunywa amazi neza cyane. Urabyishimiye se Risha? Kuri umukinnyi mwiza ndashaka kugukoresha ikintu. Umukinnyi yamwe ati ngewe ntari kuri service ya equipe, nuramuka umbwiye ngo nkine 6 ndayigukinira neza cyane. Umutoza aravuga ati rero kubw'iyo mpamvu Kapitani Muhire Keve ndakugarura ukina ku 8. Hanyuma murabizi ko Muhire Keve na 8 asanzwe ukina cyane na neza cyane. Hanyuma nyina umwanya w'uburi ariko afite abakinnyi 3 bagomba ahubwo ni 4 bagomba kurwanira gukina nimero 10. Sa nkumbaza ngo nabahe ni bande? Umukinnyi wa mbere unameze neza mu myitozo bamwita Rukundo Abdurrahman pa play, ari guca ibintu mu nzove. Umutoza yarishimye cyane, yaravuze ati umukinnyi ameze neza. Uwo ni uwa mbere ushobora gukina nka nimero 10. Uwa kabiri ni uyu mu maestro bazanye ushobora gukina nk'umuwinga ariko wanakina nka nimero 10 ukinisha imoso. Uyu munyagana Bissau Eri Eri w'umunyakongo Brazzaville. Eri Anzuno uwo ni uwa kabiri. Umukinnyi wa gatatu n'umukinnyi bita Fiston Ishimwe. Uyu musore anyuze muri Marine no muri APR, murabizi ko ashobora gukina nka nimero 10. Kwanza ni n'umwanya we. Ngo yashatse kugenda baramuga ati oya uretse gato baravuga ati uretse gato soza sezo byibara turebe ko biba bihagaze, ibyo kugenda bubyihoreye nta hajya. Umukinnyi wa 4 n'uyu mu maestro mushya bita Asane, nengo ushobora gukina ku ruhande cyangwa akeneye mu mwata. Asana Asana nawe ngo ushobora kuhakina. Bavuga ngo arabyibushye ariko ngo nananuka
amaze kugabanyamo ibiro gakeya yakoze umwitozo yamukamuye ngo azaba ameze neza cyane. Bakunze amantuza ye nuko atakimeze nka Delphi ni munini mo gake. Baravuga bati n'umukinnyi ajya kumera ngo nk'uko Ruvumbu yaje cyane abawonana yaje kubera amaze amezi abiri adakina adafite match fitness, ariko burya abatoza b'abahanga we areba tushe, we areba uko ufunga umupira, uko wideplasa, geste technique. Icyo umutoza wa rero akomeza gusubiramo kuri icyo kintu Ruvuya aravuga ngo nkeneye umukinnyi udebloka ama situation, kuko ntabwo nshaka gukina je direct gusa, ndabizi retour izabitandukanye na Fazari. Ba Robertinho babare bakore my friend uziko navuga, aravuga ngo retour amakipe azajya akora ama block cyane kuko zatangira gushaka inota rimwe, kuko azabarwana no kutamanuka menshi. Rero azaba bizi ko turi ikipe ya mbere, turi ikipe ikomeye, tuyarusha imbaraga, twanongereyemo n'abakinnyi, azaza aje guparika bisi adufunge avuga ati nintahana rimwe kuri reyo ntacyo bintwaye. Ntabwo azafungura nk'uko yakinnye Fazare yose yirekura tukazajya dukina je direct tukashwanya gusa. Therefore aravuga ngo kuko bikeneye yuko noneho dutambaza umupira tugahererekanya tugakina, nkeneye Richard y'umubola, sharazi gukina umupira w'amaguru tubyemere, nkeneye Muhire Keve ugatembereza. Nimero 10 ugomba kuba bakina imbere, agomba kuba afite ibyo bita amageste technique yo ku rwego rwo hejuru ya debloka ama situation, yafunga umupira agacenga kerimena akawutanga mu mpande neza, agatanga ya pass iyitigera kuri rutayizamu cyangwa ku muwinga imbere y'izamaro gushyira muri file. Nkeneye nimero 10 w'umuteknisiye ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu yavuze ngo ibyo kugura nimero 6 ni mubireke mungurire nimero 10. Richard namusubiza ahubwo kwizigera aratwunganiye, twibukije ko na Adama Bagayogo nawe yakina nka nimero 10. Yego yakina nawe nabyo ni byiza, ariko rero none ikindi abareba bamenya kuri uno mwana w'umuhungu man ishobora byose. Umutoza Robertinho aravuga ati basane, aravuga ati aba bahaji ngo mwishake mundi mukinnyi uruhande rw'umuhungu witwa Adama yamaze kurufata. Mbere yatinyaga kumuha iminota myinshi, avuga ngo ni muto ntabwo yakina iminota myinshi, hari utuntu yari atarametriza two guhagarara mu kibuga, ibi ngibi bita kubahiriza amakonsigne tactique y'abatoza. Ariko ubu niba hari umuntu umeze neza, Adama ameze neza, bivuga yuko uruhande rwe dusoza kuri uyu Eri Anzuno. Ubwo wenda nubwo ataragera i Kigali, ariko ndabona yarakiniye abatari imyaka 17 muri Congo Brazzaville, abatari imyaka 20 yarayikiniye, ndetse na U23 nayo yarayikiniye yo muri Congo ya Congo Brazzaville. Hanyuma ikipe ya AS Oto yakinaga yakinnye imikino ya CAF Confederations Cup, abantu baryoka cyane, ikina n'ikipe bita Bull Stars. Ubwo rero kuri metero 1.78 aramutse ageze muri Rayon Sport yaba rwose ari undi mukinnyi ugomba gufasha ikipe ya Murera. Rwose cyane. Reka twerekeze muri imikino n'ubundi ariko tuganiriza nyine abayiteguye. Ikindi nuko Victor Mbawamacuko Emeka nawe ari gukora imyitozo ku ruhande, ntabwo ari korana bagenzi be, ntabwo aratangira gukora imyitozo byabindi bita deka barimo, ari ku ruhande. Birashoboka cyane ko uyu munsi aza kuba dahara kiyongera kuri Baka, ariko nyine abandi barahari ba Hakim Kiwanuka ngo bari kwihuta cyane mu myitozo, abagande babiri bagozwe, ndetse na Dennis Omedi. Makuru namenye nuko umutoza atekereza ko igihe atakinishije Watara wenda abonye urwego rutarazamuka cyane ko yaramaze iminsi adakina, ashaka gushyira Dennis Omedi kuri attaque. Amakuru namenye cyane ko naho ajya ahakina. Ubwo birumvikana ikipe ya APR iteguye cyane kugira ngo irebe ko muri iki gikombe cy'intwari iza kwitwara neza, cyane ko ari nayo iza gukina umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'iki gikombe cy'intwari uza kuba ku isa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ubwo abantu banamenye ko ariho imikino iza kubera. Confusion yajeho bavuga ko Kigali Pele iri busy cyane, cyangwa se iri kwakira impunzi za MONUSCO bamaze kuvamo. Rero iyi stade irahari cyane 100%, ndetse no muri Ferwafa bagise batubwira ko imikino igomba kubera kuri Kigali Pele Stadium saa 9 ndetse na saa 12. Ubwo rero ikipe ya APR ibyayo bikoze hakiri kare cyane, itandukana n'abakinnyi, hanyuma yinjizamo abandi. Ubwo biragaragara ko Rugaju uyu munsi no kwitega ko umutoza Darikonovic ntacyo kwitwaza aza kuba afite, cyane ko abakinnyi benshi arabafite mu by'ukuri byuzuye. Abakinnyi arabafite cyane ko noneho biragaragara ko nawe ni ikintu abafana ba APR benshi bategereje kureba, noneho icyo yakora wenda akabaha igikombe. Reka tubanze turebe mu by'ukuri Darko Fazare y'ina APR ntigeze iryoha, tuvugishije ukuri. Amanota 5 y'ikinyuranyo na Rayon Sport,
Rayon Sport imurusha ubusatirizi bwiza, Rayon Sport yataka cyane izamu, ikina umupira mwiza cyane kurusha APR mu buryo bugaragara. Icyaba nk'ikintu cyahindura uko abafana ba APR bari gufata umutoza Darko ni ukuba yabaha igikombe. Hari ingingo niwe yitaho ni coupe, ni igifaransa ariko bivuga neza cyane. Ngo hajya iyo ntagera bonana sinari gutwara coupe. Rero nawe APR yamuzaniye abakinnyi bemerewe gukina, bano bakinnyi bashya. Nabonye hari wabitubaje Ruvuyanga muri Heroes Cup, abakinnyi bamaze kwa registered bakina nta kibazo. Abatari registered ntago bakina. Awe batari registered ntago bakina. Utari muri system ya TNS Rayon Sport kubera ko yari yahawe ibihano turabigarukaho, kubera gutinda kwishyura hari ingingo iri kurwa kandi yarayimwishyuye, iri kurwana urugamba rwo guhita registering abakinnyi bawe muri federation kugira ngo bakine, niyo batakina match y'uyu munsi at least nigera finale bazabe bamaze kwandikwa ku buryo bakina, kuko ikibazo yari ifite yamaze kugikemura cyahari ingingo n'urugero. Ariko APR nta kibazo yari ifite, bivuga ngo abakinnyi yaguze bose muri uku kwa mbere batatu, yaba Hakim Kiwanuka, yaba Watala ndetse yaba na mugenzi wabo Dennis Omedi bose bemerewe gukina cyane ko bamaze kuba registered, lisansi zabo barazibonye. Now ikintu gikomeye umutoza wa APR asabwa, nubwo wenda ashobora kuba tumva ikinyarwanda, ariko urebye ibiganiro byakomeje kuganirwa na babana abantu bise ngo neta majoro ya APR, bari abayobozi bakuru b'ingabo mu gihugu cyacu bagiye baza kuri match za APR. Umwe naranamwiyumviye abyivugira rwose ni muri VIP, barimo barasohoka twaramukanyije aganira na mugenzi wese nk'uko mvuga amazina ye, arambwira ati ariko yaramubwiye gutya ati afande ariko ntabwo dukina neza, si ugutsinda ngiki kintu kigora abantu kumva, si ugutsinda umupira, si ugutsinda match, anyone can do that, ariko ikikubwira ko ukomeye nikikubwira ko ibyo bintu uri gukora uzanabisohora hanze y'igihugu bigakunda, nikikubwira yuko abafana bishimye, ntabwo ari ugutsinda umufana umutima wahagaze, ni ugukora icyitwa proper display. Ngiki cy'umutoza wa Rayon yamaze kurusha APR completely, kuko ureba ikipe ya Robertinho ukayibonamo gutozwa. Rayon yubaka igitego igahera inyuma, baro bakanyuza hagati kwa Rishari akayidekara mu mpande, umuntu witwa Bagayoko akayinjirana muri box akahindura muri penalty, rutayizamu forenganya akayitaba, presence y'umwatake yari akayisunikira mu izamu, banyeganyeza file, umwuka n'umurindi w'abafana bijyana, ubibona kore ahantu iri kujya ni kwizamu urakirya, ni nk'umwana uri kunywesha umuti, ashobora kuba atawushaka ariko muganga yagutegetse therefore urawunywa, rero irakikunywesha urakirya, irakujyana ikakugezamo. Ariko ibintu byinshi bya APR muri ibi bihe bishize byari ibintu bya bahawura, swate tubonye set pieces, let's try ikona turebe Clement ashyireho umutwe, Swana ashyireho umutwe, yego kiritwa igitego, ariko ikunze kuba ari mu cyongereza icyo twita proper display. Iryo jambo proper nyine ni propre, ikintu gisukuye, gukina neza, umuntu akabona abantu ibintu barimo barabyumva barabizi, ukabona ko akazi gakorerwa ishyorongi karatanga umusaruro, ukabona abantu bafite koko travail bakoze akazi ko kubwira abantu ngo nuko tugenda, nuko twataka, nuko tudefend, nuko dukora transition, nuko turekipera. Donc APR ni ikipe yacu umupira kurekipera, ukabona biroroshye, byorohera ko mu myitozo babyigishijwe cyane ku buryo bageraho kubipratika bita banko nko guhumbya no guhumura. Icyo kintu ni cy'abafana ba APR bategereje muri competition, ntago ari ugutwara igikombe gusa. Ushaka kuza ugatsinda kuri penalty match imwe, ukagenda ugatsinda 2-1 bigoranye, swate ukagira n'ibyago wenda nka opponent wenda akabona n'umutuku, ariko umuntu yabibona akabona iyo safaro uragorwa cyane, ntuharikwa, nta vivacity, kipe ntibuja, ntirekura, ntinyeganyega, ntifite icyo mu mpira twita fluidité, ntitemba, ntigenda, ntinyerera, ntihari.
icyo nicyo ngiye ntegereje muri iyi competition otherwise bizakomeza gusa naho nyine umutoza uzakomeza gufatwa nk'umuntu udatoza umupira mwiza. ubwo agomba no kubihindura bizi ko ubushize bari babuze iki gikombe kuri Heroes Cup bari batsinzwe n'ikipe ya polisi ibitego 2-1 ibitego bya Peter Agrebevor murabyibuka cyane. ubwo rero ntabwo byari byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko bwenda no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kubivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda bya nyabyo. aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari gukina neza kuko nibuka ko muri kimwe cya kabiri bavanyemo Musanze kuri za penalty bangije kimwe kuri kimwe ndabyibuka igitego cya Danindi Kumana cyaje kwishyurwa na Adeinka hanyuma baje kuri finale nabwo batsindwa n'ikipe ya polisi urumva ko n'ubundi ntabwo byari byiza. ubwo rero Bevoro murabyibuka cyane. ubwo rero ntabwo byari byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko bwenda no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kubivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda bya nyabyo. aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari gukina neza kuko nibuka ko muri kimwe cya kabiri bavanyemo Musanze kuri za penalty bangije kimwe kuri kimwe ndabyibuka igitego cya Danindi Kumana cyaje kwishyurwa na Adeinka hanyuma baje kuri finale nabwo batsindwa n'ikipe ya polisi urumva ko n'ubundi ntabwo byari byiza. ubwo rero amakosa y'ubushize Bevoro murabyibuka cyane. ubwo rero ntabwo byari byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko bwenda no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kubivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda bya nyabyo. aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari gukina neza kuko nibuka ko muri kimwe cya kabiri bavanyemo Musanze kuri za penalty bangije kimwe kuri kimwe ndabyibuka igitego cya Danindi Kumana cyaje kwishyurwa na Adeinka hanyuma baje kuri finale nabwo batsindwa n'ikipe ya polisi urumva ko n'ubundi ntabwo byari byiza. ubwo rero amakosa y'ubushize Bevoro murabyibuka cyane. ubwo rero ntabwo byari byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko bwenda no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kubivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda bya nyabyo. aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari gukina neza kuko nibuka ko muri kimwe cya kabiri bavanyemo Musanze kuri za penalty bangije kimwe kuri kimwe ndabyibuka igitego cya Danindi Kumana cyaje kwishyurwa na Adeinka hanyuma baje kuri finale nabwo batsindwa n'ikipe ya polisi urumva ko n'ubundi ntabwo byari byiza. ubwo rero amakosa y'ubushize Bevoro murabyibuka cyane. ubwo rero ntabwo byari byiza ko APR nyine akitabira Heroes Cup kabiri kikurikiranya itabasha kwegukana cyane ko bwenda no mu nego zabo bagomba kwegukana igikombe. ariko ikindi gikomeye cyane burya dari ko kugira ngo yivaneho iyi pressure abafana bari kumushyiraho yo kudakina neza nko rugaje kubivuga yo kuvuga ngo ntabwo ari gutsinda bya nyabyo. aramutse yegukanye Heroes Cup yaba ari pressure yivanyeho yakinja muri phase retour byibura iyo pressure yavuyeho avuga ngo igikombe cya mbere nagitwaye muri APR. ubwo byaba ari byiza rero n'ubushize ntabwo bari